Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'Urugabiza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa gatanu tariki 6 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 mukamugiye gukurikirana ikiganiro Biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Mparamusanga. Inshuti muduteze amatwi, tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Nshuti muteze amatwi, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twagihaye inyito ngufi yigira iti: abazitabira inama ya CHOGM bashobora kuzasangira amazi ya Nyabarongo n'ingona. Nshuti muteze amatwi, impamvu iki kiganiro twagihaye inyito ni ikibazo gikomeye cyane kimaze ibyumweru bigera kuri 2 ndetse kikaba gisatira icyumweru cya gatatu. Muragira muti icyo kibazo ni ikihe? Ni ikibazo cy'amazi. Abatuye umujyi wa Kigali ubu ngubu umuhogo wabaye nk'urukwi rwumye, ntibaheruka amazi, ndetse bamwe muri bo iyo muganiriye barakubwira bati dukumbuye amazi, ntabwo turumva kanwa kacu kadaheruka kadashobora kumenya kuvangura amazi n'ibindi binyobwa, kubera ko babuze amazi hashize ibyumweru 2 byose, ndetse mu duce tumwe na tumwe icyumweru cya gatatu kiri hafi kuzura. Inshuti muduteze amatwi, mu kiganiro twabagejejeho ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2019 twagarutse kuri gahunda ya leta, aho Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ifatanyije n'ikigo WASAC bari baratangarije abanyarwanda ko mu mwaka w'2018 abanyarwanda 93% bazaba bafite amazi y'urubogobogo kandi hafi yabo. Muri icyo kiganiro twari turimo tugaruka ku byo RPF Inkotanyi iyoboye igihugu muri kino gihe ihora yizeza abanyarwanda, ariko ntigire na kimwe ikora, yanagira ikikora ugasanga ni kitazarenza umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Nyuma y'icyo gihe Minisitiri w'Intebe ndetse na Minisitiri w'Ibikorwa ndetse na Minisitiri wari uw'ibikorwa remezo muri icyo gihe bitabye mu nteko ishinga amategeko inshuro 2, bizeza abanyarwanda ko bitarenze umwaka wa 2020 abatuye umujyi wa Kigali bose 100% bazaba bafite amazi y'urubogobogo kandi bayafite hafi yabo. Hanyuma akavuga ko hanze y'umujyi wa Kigali abaturage 90% bazaba bafite amazi meza yo kunywa no gukoresha. Ibi byose nibyo bavugaga ko bigomba kurangirana n'icyari cyariswe Vision 2020, ariko ubu tuvugana mu 2022 mu kwezi kwa gatanu, ndagira ngo mbabwire ko usibye nabo hanze y'umujyi wa Kigali, abatuye umujyi wa Kigali ubwabo bararirira mu myotsi, ntibazi igihe iki kibazo cy'amazi kizakemukira. Ubusanzwe byari bimenyerewe ko amazi aba ari mu matiyo, ariko akaba ari make, bityo ikigo WASAC gishinzwe gukwirakwiza amazi mu baturage cyajyaga kiyohereza mu makartier amwe namwe, cyane cyane ayabifite. Ariko ubu noneho ikibazo ntabwo kikiri icyo kubura amazi mu duce tumwe na tumwe, ahubwo ni ikibazo cyugarije umujyi wa Kigali impande zawo zose. Uturutse mu gice cya Kanombe na Remera bararirayo kwarika, uciye ku Gisozi na Kacyiru bararirayo kwarika, ku Muhima na Gasyata barabogoza, ntabwo ari ukurira gusa. Muragira muti ikibazo giteye gute? Nkuko tubibabwira, hashize ibyumweru 2 amazi yarabuze, ariko ikibabaje muri byose nukuntu amazi ashobora kubura mu baturage kuva ku munsi wa mbere, bigafata 2, bigafata 3, bigafata icyumweru. Ikigo WASAC nta kintu na kimwe cyari cyamenyesha abaturage, Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo ntacyo yari yamenyesha abaturage, Minisitiri w'Intebe uhagarariye izi ministeri zose, uhagarariye abanyarwanda, ntacyo aramenyesha abaturage. Inteko ishinga amategeko, intumwa izitwa intumwa za rubanda, nta numwe zari zahamagaza ngo asobanure iby'iki kibazo, kandi bose banyura ku baturage
bavuye kuvoma Nyabarongo, bavuye kuvoma Nyabugogo, bavuye kuvoma mu gishanga. Donc murumva ko nta communication iri hagati y'abaturage n'abashinzwe gukemura ibibazo byabo. Ibi turabivuga abantu bakagira ngo nukundi kurwanya abategetsi, ntabwo ari ikindi. Icyo tubivugira ni inyungu z'abaturage. Si gitangaza ko amazi yabura, usibye ko ubwabyo n'igihe ikibazo kimaze ntibifite ubusobanuro. Ariko none reka tunavuge tuti byabaye ngombwa ko amazi abura, cyangwa se kubera imirimo runaka amazi ashobora kubura. Habura iki kugira ngo abaturage bateguzwe? Kuki nta communication ibamo hagati y'abaturage n'abayobozi? Kuko abaturage bamenyeshejwe ko amazi agiye kubura, birashoboka ko wenda bashaka ibigega bitoya bakabika cyane cyane amazi yo kunywa, bakabika amazi bashobora kwifashisha mu buryo wenda bubagoye, ariko bakagira makeya babiri. Ariko muri ibi byose nta communication yabayeho. Umunsi wa mbere ugahita, uwa kabiri ugahita, uwa gatatu ugahita, icyumweru kigashira, ikindi kikaza. Uyu munsi nyuma y'ibyumweru bibiri nibwo uwitwa umuyobozi w'iki kigo WASAC, umugabo yitwa ndamazina yereka nze nyarebe neza, yitwa Rutagungira Methode. Nyuma y'ibyumweru bibiri abaturage bavuza induru, abaturage bavoma ibishanga, abaturage bavoma Nyabarongo, nibwo yibutse kuza kuvuga ko ngo hari ikibazo cy'amatiyo yatobotse. Shuti muduteze amatwi, ibyo byose ni ibibazo rimwe na rimwe usanga bituruka ku mishinga iba yarizwe nabi. Ariko noneho ntibinumvikana ukuntu itiyo yatoboka hagashira icyumweru itari yasanwa, icya kabiri kikaza. Nta n'uburyo bwari bwashyirwaho bwo kubonera abaturage amazi yo gukoresha, kuko uko byagenda kose ntabwo amazi cyangwa se kubura kw'amazi biri mu gihugu hose. Mu gihe rero hagize ikibazo gituma abaturage babura amazi yo gukoresha, ninde ubifite mu nshingano kubashakira amazi? Ninde wa mbere ubifite mu nshingano kubashakira amazi? Kuko ndagira ngo mwitegereze aya mafoto nabashyiriyeho, ntabwo aya ari amafoto adafite aho ahuriye n'ibyo ndimo kubabwira. Uwo mudamu mureba ni umwe mu bavuganye n'itangazamakuru. Aho avuye kuvoma ni mu gishanga kiri hariya hagati ya Kacyiru na Kiyovu, iyahoze yitwa Kiyovu y'abakene, ahahoze kaminuza ya ILK. Ni ukuvuga niho abaturage barimo kuvoma igishanga cyo kunywa. Kandi noneho icyo gishanga ntabwo ari ugupfa kukibona, ni imirwano, ku buryo abaturage bavuga ko byibuze uhageze saa moya za mu gitondo kugira ngo abone amazi byibuze ayabona mu byo mu masaa sita kubera umurongo n'imirwano ibihari. Ariko noneho ntabwo ari ukuyabona byo kuyabona, ni ukugenda ugahagarara aho ngaho yategereje muri icyo gishanga. Igishanga tubyumvikaneho neza, ntabwo ari amazi ya robine ahari, ni amazi y'igishanga. Isoko y'igishanga ihari hariya hafi y'ahahoze ILK. Aho ngaho rero ijerekani y'amazi kugira ngo uyibone, donc ubone umuntu uha amafaranga ayikuvomere, biragutwara amasaha 5. Kandi muri ayo masaha 5 ugomba kwishyura byibuze amafaranga 300. Aho ngaho ni ku muntu wagiye kuyishakira. Uwayatumye yishyura amafaranga hagati ya 500 n'amafaranga 1000. Aho ariko ni kubaturiye igishanga. Abadaturiye igishanga barishyura amafaranga 1500 y'amanyarwanda. Iki kibazo kimaze ibyumweru bibiri, nta muyobozi n'umwe wigeze ajya imbere y'abaturage ngo basobanure ikibazo gihari. N'uyu munsi uyu witwa Methode wo muri WASAC yibutse kuza gusobanura mu itangazamakuru, kubera yuko abaturage bavugije induru bavuga bati ni gahunda leta ifite yo kutwirukana mu mujyi wa Kigali. Banyarwanda, banyarwandakazi, shuti muduteze amatwi, turavuga tuti ibintu bya RPF byose byubakiye ku kinyoma. Abantu bakavuga ngo ni ukuyirwanya, ngo ni ukubera ko mutayikunda. Nta mpamvu yo kutayikunda. Ushobora kuyikunda cyangwa ntuyikunde, nta tegeko bigutegeka. Ariko icyo tuvuga ni igiki? Ni uburenganzira bw'umuturage mbere na mbere. Kuko reka mbabwire, umujyi wa Kigali n'imisoro y'abaturage, ni gute badashobora gushaka byibuze aya makamyo afite za tank, byibuze ngo bajye mu nkengero z'umujyi wa Kigali, haba hakurya ya Nyabarongo, haba mu nce zerekeza za Ntunga na za Rwamagana, byibuze ngo bavuge bati reka tuzibe iki cyuho. Aho kugira ngo umuturage, namwe mureba ayo mazi abo baturage barimo kuvoma, uwo muturage
mureba wunamye urimo kuvoma amazi ya Nyabugogo, icyo kiziba mureba ntabwo ari ayo guponda ibyondo, ntabwo ari ayo kubumba rukarakara. ayo mazi ni amazi yo gukoresha mu mujyi wa Kigali. uwo mugore nawe mureba avuye kuvoma kuri Yerika. Ibi ngibi ni ibintu byaciye mu itangazamakuru, ntabwo ari ibintu by'ibihimbano. Ndababwiza ukuri, ibi ntabwo ari ibintu by'ibihimbano. Ni ikiganiro umunyamakuru witwa Mukahirwa Diane yagiranye n'abaturage. Noneho ntibafashe byibuze aya makamyo ya tanka ngo bajye kuvomera abaturage amazi. Wenda buri quartier bayigenera imodoka imwe. Wenda buri quartier bayigenera imodoka imwe. Byibuze ngo abaturage babashe niyo bagura ijerekani y'amazi ku note y'ijana byibuze, kugira wenda ngo byose haba ku ruhande rw'abarimo gutunganya icyo kibazo, haba no ku ruhande rw'abaturage, buri wese yoroherwa. Ariko bose baricecekeye, nta n'umwe uha umuturage ubusobanuro, nta n'umwe uha umuturage ubusobanuro. Hanyuma umuntu yavuga ngo ni ukurwanya igihugu. Noneho hari n'abahita bavuga ngo ni ingengabitekerezo ngo ya jenoside. Namwe munyumvire, reka mbabwire, ngewe ahantuye iyo hari ikibazo cy'amazi, kuko birashoboka ko itiyo ishobora gutoboka, bagomba kuyisana, bamenyesha buri muturage wese utuye muri iyo area mbereho icyumweru, bakamwoherereza ibaruwa bakamubwira bati muri kiriya cyumweru tuzaza gusana itiyo y'amazi yangiritse hanaha, bityo mushake ibigega mubikemo amazi muzakoresha mu masaha nk'abiri cyangwa 3 tuzamara turimo gusana iyo tiyo. Umuturage akabimenya, akabika amazi. Noneho ngaho namwe nimumbwire, umuturage utuye mu mujyi wa Kigali, tuvuge wenda muri babandi bifashije babashije kubaka amazu ya kijyambere, akaba yarubatse toilette zo mu nzu, ubu mu by'ukuri mu kibazo nk'iki ngiki yakitwara amazi. Hari ikindi bakora usibye kujya kwituma mu bihuru hirya no hino, ugasanga n'ubundi wamugibirirwa baturatisha, wahindutse umwanda, kuko umuntu azajya muri toilette y'amazi atari bumenemo amazi. Kandi nanone kwishyura ijerekani y'ikiziba cya Nyabugogo cyangwa Nyabarongo ku mafaranga 400 ntibiri bumworohere. Birumvikana ko n'ababandi bifite bubikira ijoro bakajya mu bihuru. Ni ikibazo gikomeye. Ibi bintu ndababwira mukagira ngo nibyo ndimo guhimba, ntabwo ari byo ndimo guhimba, ni ibintu byaciye mu itangazamakuru. Reka mbabwire, mu by'ukuri abaturage baganiriye n'itangazamakuru harimo bamwe batashatse guhisha amazina yabo, nk'uyu witwa Shimiyimana Desire utuye ku Muhima. We yavuze ati hashize ibyumweru 2 nta mazi dufite, kugira ngo tubone amazi tugomba kwishyura inote y'igihumbi. Ni ukuvuga ngo baturuka ku Muhima bakajya kuvoma ku gishanga, kuri kano yo mu gishanga hasi, za kano zo mu gishanga iri ku Kacyiru, mu gishanga cya Kacyiru na Kiyovu ahahoze Yerika. Ijerekani bakayishyura amafaranga 1000, kandi nabwo bakayitegereza amasaha 5. Ngaho nawe tekereza, ayo mazi y'igishanga wenda wayamesesha, wenda yiyuhagira, nubwo nabyo ntibyumvikana, ariko se wayanywa ntibyoroshye. Kandi abagabo batwizezaga ko umwaka w'ibihumbi 2018 uzasiga abanyarwanda bafite amazi meza yo kunywa no gukoresha, kandi bayafite hafi yabo. None dore ubu dusigaje igihe kingana iki ngo ya nama ya CHOGM ibi? Dusigaje igihe kingana iki kugira ngo inama ya CHOGM ibi? Si iminsi barirwa ku ntoki. Ubu se niba mu by'ukuri abanyarwanda bo bashobora kubaho muri ubu buzima, niba banavuga ko ari itiyo yatobotse, reka turebe itiyo y'amazi ijyana amazi kuri Kigali Convention Center aho inama izabera, iramutse itobotse koko abashyitsi bamaze kuhagera, kureba kuko ntateganya migambi rihari. No kuvuga ngo bashobora kuba bahari nkuko barimo kuvuga ngo ni itiyo, nubwo ntanabyizera ko ari itiyo, kuko nta tiyo wasana ibyumweru 2 byose kugeza ubwo umujyi wose, umujyi mukuru. Twumvikane, Kigali ntabwo ari Muhanga, ntabwo Kigali ari Rusizi. Kigali ni umurwa mukuru w'u Rwanda. Niba ishobora kubura amazi ibyumweru 2 hagafata icyumweru cya 3, ubwo se icyo kibazo noneho ko ntateganya migambi riba rihari, kiramutse kibaye abo bashyitsi bamaze kuhagera, ese reka tunavuge ko wenda bo kubera ko nyine hari ukuntu duhisha isura abanyamahanga, duhisha ibibazo byacu abanyamahanga, bo tukabereka ibyiza, twe tugasigara dupfira muri Nyagasani nkuko bamwe babivuga. Ese abo banyamahanga aho ejo bundi ntibazahura n'abaturage barimo kuvoma Nyabarongo? Eregiriya nama ya CHOGM ntabwo ari nama yoroshye, ntabwo ari nama yoroshye. Shuti muteze amatwi,
reka mbabwire rero, twebwe twagerageje kuvugisha bamwe mu baturage kuri kino kibazo mu mujyi wa Kigali. Yewe harabona nabaje nk'abacuruza hariya mu mujyi, ndababaza nti mwebwe iyo amazi ababuriyeho nka gutyo mubigenza gute? Aho muba muri mu kazi aho ngaho mubigenza gute? Ko amatuwarete yanyu muba mugomba kumenamo amazi. Uzi igisubizo baduhaye? Bavuze bati iyo bimeze gutyo mu gitondo usanga amasashe muri za ruhurura arimo umwanda wa tuwarete. Bivuze ko abantu bahita bituma mu masashi, noneho basohoka batashye bakagenda bayajugunya muri za rigori z'amazi. Uwo mwanda ni umanukira hehe? Ni umanukira muri cya gishanga abaturage bavoma. Mu nyumvire, ndakubwiza ukuri, iriya nama ntago yabera i Kigali, za satelite z'ibi bihugu byose zitari hejuru ya Kigali. Bazababona bavoma Nyabarongo, kandi abantu bababwira bati igihugu twakigize paradiso. Dore uyu witwa Mutesi Chantal w'Iremera, ni Kigali yose, ntabwo ruvuga ngo na gace kamwe gusa kagize ikibazo, ni Kigali yose. Uyu Desire no kumuhima, Chantal n'uw'Iremera. Chantal we avugana n'umunyamakuru yamubwiye yuko ijerekani bari kuyishyura hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi bitewe n'ukwemereye kujya kuyikuzanira. Ngaho namwe ni mu nyumvire. Ese uko tumaze iminsi tuvugira mwarimu tumutakira kubera ibiciro by'ibiryo byazamutse, ubu noneho turamenya duhera hehe tumuvugira? Niba ijerekani y'amazi yageze ku gihumbi 500, noneho turahera hehe tumuvugira? Ko ari ikibazo kitoroshye. Abo badepite bari buyabone, nubwo yagera ku ijerekani yagera ku 5,000 bayabona, aba ministre barayabona, ariko se mwarimu ubu noneho yemwe abavugira mwarimu, ngaho noneho murahera hehe? Ko ari cyo kibazo. Noneho tureke mwarimu wa muturage se wundi nawe uwari we wese ko ari umunyarwanda ukeneye kubaho. Ntago byumvikana, ntago ibi bintu ni ibintu biba biteye agahinda cyane. Abantu, hari umusaza umwe ukunda kuvuga ngo abantu bajye bagera umuzinga kwa Bugegera. Ntago uwo mugani nkuzi neza, ariko ngira ngo ni nko kuvuga ati abantu bajye bafata ikibazo kiri kuri bagenzi babo bakishyireho bumva uburemere gifite. Uyu muturage rero mureba wunamye mu gishanga hano, urimo kuvoma ibiziba, atari uwo mugore wikoreye jerekani. We mu kuvugana n'itangazamakuru yababwiye ati rero ukuntu bimeze, ati ngewe nta mafaranga 1,000 cyangwa 500 mfite yo kwishyura jerekani y'amazi, ngomba kuvoma aya ngaya, hanyuma iyo nkeneye yo kunywa njya kureba abayafite meza, cyangwa se nkajya ahantu kuri restaurant kureba niba hari, bakampa agakombe k'amazi ko kunywa, hakishyura amafaranga 50. Ngaho namwe ni mu nyumvire. Hanyuma ministre akajya mu buriri akaryama agasinzira, kandi akabona n'ibitotsi. Mwumva ukuntu aba bantu nta n'isoni bagira. Akajya mu buriri agasinzira rwose, akabona ibitotsi akanagona, abaturage baraye hanze bavoma Nyabarongo. Depite akajya mu buriri agasinzira akagona, perezida akajya mu buriri agasinzira akagona, bose n'abagore babo n'urubyaro rwabo, rubanda ruriho gutya, rubayeho gutya. Hanyuma umuntu yavuga ngo yanga igihugu se igihugu wacyanga gute? Yewe niyo FPR muvuga nta uyanga, ngenzi ko nta munyarwanda uyanga. Icyo banga ni ibikorwa, kandi siyo yonyine, nandi mashyaka yose yabayeho, na MRND yabayeho, igeze igihe mu abaturage batakiyibonamo barayirwanya, barwanya ibikorwa bibi. FPR ijyaho barayirwanya, n'abandi bazajyaho bazayirwanya. Nta na rimwe umunyarwanda azemera guceceka ngo agenda ahinduke nk'ikiragi akorerwa ibintu nk'ibi ngibi. Usibye ko ibyo mbona uyu munsi byo nta handi nigeze mbibona. Uyu witwa Manzi Phineas wo ku Gisozi yavuze ati gewe akanwa kanjye ntago kibuka guye amazi. Avuga ati tekereza noneho kuba twari tukirimo twibaza kuri ibi biciro by'ibiryo, hakaba hiyongeramo n'icy'amazi, abayobozi bakicecekera. Noneho ntabwo iki kibazo cyagarukiye gusa no ku mbuga nkoranyambaga cyagiyeho. Nk'uwitwa Kavuyo, wise Kavuyo kuri Twitter, we yagize ati buri gihe iyo ngiye gusenga, mwumve mu nyumvire, we yavuze ati buri gihe ngiye iyo ngiye gusenga, icyifuzo cya mbere njyana mu rusengero kiba kindemereye ni ugusenga kugira ngo abayobozi ba Wasake beguzwe cyangwa birukanwe. Atari ku kibabaje, ati kuva igihe cyose nasengeye, ati Imana ntiranyumva. Ariko arangije asoza Twitter yavuga ati icyo nzi cyo ihora ihoze, nibashaka barye bari menge. Witwa Kavuyo, ufite mutese amatwi, reka dusoreze kuri uyu nguyu witwa Ntigurirwa Fabien. We yavuze ati ngewe ntuye ku Gisozi, atariko
ndabona uko byagenda kose tugomba kureba uburyo twimuka tukava muri uyu mujyi. Ati kuko ndabona ufite ba nyirawo, ati ibintu byo kwishyura ijerekani amafaranga 1500 nta wabivamo. Abanyarwandakazi, ntekereza ko u Rwanda ni urwacu, ni igihugu kikiyubaka, ni igihugu kikibarirwa mu bihugu by'ibikene, ariko byagenda kose hari ibintu by'ibanze umuturage akeneye. We don't care about Kigali Convention Center. Ntabwo rwose ibyo ngibyo ibintu byo kuvuga ngo urarata Kigali Convention Center, ngurarata Kigali Arena, umunyarwanda kivoma ibi biziba, nta busobanuro wabitangira umuntu utekereza neza ngo abyumve. Oya, ntago bishoboka. Nta wabyumva keretse waba afite ikibazo cy'urwayi bwo mu mutwe. Itiyo yatobotse se ku buryo nta kindi gisubizo cyaboneka. Reka tubyemere ko itiyo yatobotse, tubyemere ko icyayitoboye kitatewe na wasake, tubyemere ko kitatewe na ministre, tubyemere ko kitatewe n'umuyobozi wari we wese. Ariko nabyo ugiye kubireba uburyo ibikorwa remezo bikorwa mu buryo bwa fake kugira ngo abantu babone uko bagavura igihugu, nabyo wasanga nabo babifite mu ruhare. Ariko none reka tubyemere ko atari bo batumye iyo titoboka. Ariko se nta nubwo hagati aho ngaho bashobora kuvuga bati reka dushakire abaturage igisubizo, usibye gushaka kwigaragaza isura nziza itari yo mu by'ukuri, isura y'abafarisayo. Ni gute wambwira uti numvishe ko muri Central Africa hari intambara, reka noherezeyo za batayo zijye gutabara. Muri Mozambique numvishe ko hari intambara, reka noherezeyo za batayo zijye gutabara. Ndetse nemereye abaturage bo muri Kongo umudugudu wa kijyambere. Ariko udashobora gukemura ikibazo nk'iki cyoroshye. Kuko navuze ngo ufashe amakamyo 10 buri quartier ukayigenera ikamyo imwe ya tank, ikajya igenda ikavoma amazi, ikazana abaturage bakavoma, igasubira ikazana abaturage bakavoma. Ntabwo ijerekani yagura 1500 cyangwa 1000, wenda bayigura 100 kugira ngo bishyure iyo essence. Ariko byibuze ugakemura ikibazo cy'abaturage mu gihe ukirimo gukemura icyo ngicyo kiremereye. Ariko byose ntawe ubyitayeho, ni ubufarisayo gusa, ni ugutera za jaride. Nshuti muteze amatwi, reka turekeraho. Ariko reka mbabwire ngo ibintu byose biza tubireba tugacece. Turavuga ngo ni gute umuntu uhembwa miliyoni 2, abana be bose biga muri university zo muri Amerika aho yishyura amadolari 20,000. Ni gute umuntu uhembwa miliyoni 2, abana be biga mu Bwongereza muri Oxford, ugasanga afite nk'abana 3 cyangwa 4 biga iyo ngiyo, buri wese yishyurira amadolari 20,000 cyangwa 25. Niba atari igihugu, niba atari umutungo w'igihugu abantu basahura, kababwira ngo ibyo bintu ni mu birwanye mukabirebera. Ariko ingaruka nuko itiyo imwe yasandara igihugu cyose kikabura amazi, umujyi wose ukabura amazi, abantu bakanywa ibinamba nk'ibi ngibi. Kubera ko iya mafaranga yakabikoze, hari uwayafashe ayajyana muri Oxford cyangwa Harvard, ajya kuyagura vira muri Amerika. Ikibazo kizavukamo nuko uzarwara, bakubeshye ngo ufite mitiweli y'3,000, nibarangiza bakwandikire umuti w'10,000, usange nubundi kugira ya mitiweli no kutayigira byose birangana. Ikizavamo ni ugutanga ireme ridafite uburezi mu Rwanda, kuko nta mwana wabo uzahiga. Noneho ugasanga abana barangiza secondaire batazi gusoma cyangwa kwandika n'ikinyarwanda, kuko nta barimu bafite. Kizavamo no kunywa ibi biroho ngo turabana beza, ngo abanyarwanda turabana beza, ngo mureke twumvira abayobozi, ngo nyakubahwa meya, ngo nyakubahwa guverineri, ngo samahana fande, ngo his excellence mubyeyi, ngo leta ni umubyeyi ukunywesha Nyabarongo. Umubyeyi ukunywesha Nyabarongo. Nshuti muteze amatwi, reka dusoreza ahangaha. Ariko nyine ibintu by'abanyarwanda bitera agahinda, bigatera umujinya, bikageraho bikanatera n'iseseme. Ariko uko byagenda kose, abanyarwanda nibo bazihitiramo guhindura imibereho yabo. Mushaka gukomeza kubaho gutyo, muzabaho gutyo. Nimutabishaka, muzerekana ko mutabishaka. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.